Kunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri uku kwezi kwa gatanu. Aha mpagaze ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho twazindukiye guhera mu masaa moya dutegereje imanza ebyiri zigomba kuhabera. Urubanza rwa Moses Turahirwa Moses motion n'urubanza rwa Ntazinda Erasme meya wa Nyanza. Aya masaha ya saa tanu n'igice urwa Moses rusa naho ruhumuje, ariko meya wa Nyanza ikigaragara nta muntu uramuca iryera, ashobora kuba akiri inyuma cyangwa se akaba yagezemo mbere y'ayo masaha, mbere ya saa moya akaba yari yamaze kwinjira, kuko ntabwo bigeze batanga uburenganzira bwo kugira ngo tumurebe. Mbere mfatanyije na Dani wazindukiye ku rukiko wakurikiranye urubanza rwa Moses mu gihe ngewe nari nkiri mu kazi, reka manze mvuge ku rubanza udushya mu rubanza rwa meya Ntazinda Erasme meya wa Nyanza, wazari meya wa Nyanza. Agashya ka nyuma gaheruka na kuko kuba kugeza kuri no saha ya saa tanu ataragaragara, kandi gahunda yo kumwakira ku rukiko yari panze saa tatu. Abantu bahageze saa moya ntabwo bigeze bamubona. Kugeza iyi saa tanu n'igice ntawe uramuca iryera, ariko natwe twavuze ngo turategereza saa munani saa cyenda kugeza urukiko rukinze nibwo tuva hano. Ako ni agashya ka mbere k'uyu munsi. Ariko noneho muri dosiye ye mu busanzwe agashya ka mbere, ubushe nari babwiye ko yatawe muri yombi mbere y'uko njyanama imweguza. Icya kabiri, aje kuburanira yari meya wa Nyanza, ariko aje kuburanira Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Hanyuma ibyo ubwabyo bituma icya gatatu ni ukuba kugeza kuri no saha ntawe uravuga, inzego zishinzwe kubitangaza zitaravuga ikiri muri dosiye ya meya wa Nyanza ya Ntazinda Erasme. Ntibaravuga ngo araburana iki, akurikiranweho iki. Ibyo ni bitatu. Iyo uteye imetero rero, cya mbere hari impamvu zaba zituma bitatangazwa icyo akekwaho, cyangwa se kuba hadatangazwa icyo akekwaho harimo impamvu nyinshi. Mu byavuzwe byinshi, mu miyoborere ye, mu buzima bwe bwite, mu mibereho y'akarere ka Nyanza, ngira ngo ubu ni na ka kane uturutse inyuma muri ACV7. Ibyo byose nuko yagaragaye mu kwibuka imibanire ye n'uriya mugore w'inzobe wagaragaye ku rwibutso muri 2024. Nyuma hakaza no kugaragara amafoto y'uwo mugore yifotoreza ku birango by'igihugu mu biro bya meya. Ibyo byose ibyo twavuze bijyanye no mu mata, mu makawa, mu myaka, byose siko bigize icyaha. Gutinda kumenyekanisha icyitwa icyaha Ntazinda Erasme akurikiranyweho biraturuka kuri uko kuntu hari byinshi, ari igiteranyo cya byinshi cyavuyemo kweguzwa, ariko hakabagomba kuvuga ngo ese icyaha nyirizina giteganywa n'amategeko ni ikihe. Kuri no saha ntikiramenyekana. Icya kabiri, iyo bivuze ngo yaje kuburanira Kicukiro kandi yari meya wa Nyanza, byaba bivuze ngo mu byaha akurikiranwaho hashobora kuba hatarimo ikijyanye n'imiyoborere ye mu karere ka Nyanza, kuko mu mategeko mu mikorere y'inkiko zigira amazone, umuntu aburanira aho yakoreye icyaha. Rero byaba bivuze ngo icyo akurikiranyweho gishobora kuba cyarakorewe muri kano karere ka Kicukiro, cyane cyane ko ariho atuye n'umuryango we, cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe akaba yagira ikindi cyaha akorera muri kano karere. Ntabwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruburanishije icyaha cyakorewe mu karere ka Nyanza, nabyo kaba ari akandi gashya. Ibyo nibyo dutegereje. Hanyuma rero mu gihe tutaramubona, turacyategereje, turaharyama na Dani adufashije, ibikoresho byose turabifite, turategereza kugeza agaragaye. Ariko abadukurikiye mujye mwumva ubudasa bwa dosiye. Dusipoze ko Erasme Ntazinda yaba yageze ku rukiko, abanyamakuru bakabura uko ntibamubone, kuba yaba yahageze mbere y'isaha bahagereye saa 11, saa 12 cyangwa saa moya, ko na Moses yageze saa 12. Ibyo nabyo ni ubudasa bw'umuntu, bw'idosiye n'imikorere. Ni ubudasa, ibyo abantu baba bagomba kubyumva. Tumenyereye ko umuntu aburanira aho yakoreye icyaha, tumenyereye ko umuntu Moses yaje saa 12. Moses yaje hakeye, abanyamakuru baramufotora n'imodoka yari arimo, ariko kugeza ubu ibi bya Ntazinda byo biracyari
biracyari ibanga. Ibyo rero ni ubudasa bw'amadosiye, hari icyo biba bishatse kuvuga. Ngarutse rero ku rubanza rwa Moses Motion ukiraho, kandi rikano navugaho kuri icyo gihe cy'uko tutigeze tumenya amakuru y'izanwa rye rya Ntazinda. Imodoka zose zazaga, itangazamakuru ryabaga ryiteguye yuko ifite amashyushyu yo kumenya niba arimo, ariko abapolisi n'izindi nzego zibishinzwe ku rukiko zikavuga ati rwose muhumura aho ngaho nta muntu urimo. urumva ko nabyo bishoboke. Urumva inzego nizo zizi aho ari, niba ataraza, niba yagezemo, ibyo nabyo turaza kubimenya. Hanyuma rero Dani niwe wazindutse uza mu rubanza rwa Moses. Nkurikije ibyo aho nabisangiye, namenye ko yazanye umwunganizi w'umunyamahanga ukomoka mu gihugu cya Nigeria uvuga Icyongereza. Noneho agashya karimo mu rubanza rwa Moses, umusemuzi ni na mushikiwe ni nawe musemuzi, ariko nibaza ko naho yaba ni mushikiwe musemuzi kuba yakumva ururimi, ariko umwuga w'ubusemuzi ukarimani cyangwa mu batraducteur, ubwo niba uwo mushiki wa Moses arimo, hari ibyo kwibaza byinshi. Ese yabuze amafaranga yo gukodesha umutraducteur professionnel ku buryo umusemuzi aba mushikiwe, ariko bakavuga ko ari uko we yarari hafi umuprofessionnel yari ataraboneka. Hanyuma kuri icyo ngicyo ni mushiki we yitwa Natete Françoise, niyo mazina ye yavuzwe mu rukiko. Ikindi bamubajije ese yaba ari professionnel abifitiye uburenganzira cyangwa abifitiye inyandiko abikora by'umwuga. Avuga yuko ari umusemuzi w'umunyamwuga. Avuga ko we ari kwifashishwa nk'uko wari ubivuze, ahubwo ubifitiye uburenganzira ataraza. So babanza kumukoresha rero inyandiko yo kurahira. Ngo Batete Françoise mushiki wa Moses yabaye umusemuzi nka depanage, kuko abaprofessionnel bari bataraza. Hanyuma Moses uko mushiki we amaze kurahira, basomeye Moses ibyo aregwa, abanza guceceka, akurikizaho kurira munini, afite ikiniga arira. Yabanje guceceka, ikiniga kirazamuka, hanyuma batangiye kumubaza, asuka amarira rwose. Babanza kumuhoza, niba ariko twabivuga, kumuhumuriza, kumuturisha. Umucamanza yakoze neza cyane, avuga ati itonde, tuza, hano ni mu rukiko, ni mu Rwanda, ibigiye kuba byose ni ibibereye abanyarwanda, nta kibazo ugomba kugira. Hanyuma araburana, atangira kwisobanura. Hari aho bavugaga ko umushinjacyaha bwavugaga ko bamufatanye amabure 13, wakavuga amagarama 2, ariko akanavuga ko we muri Kenya ariho yakuraga urwo rumogi rwa cannabis rwo kumufasha. Muri ibyo biharimo avuga ko yakuyeyo amagarama 5. Ibi harimo nabyo tubisobanure, ni uko avuga ko yaba yarahuye n'ihungabana. Hanyuma baje no gukomoza ku byo yanditse. Abantu benshi bari biteguye ko mu rubanza rwa Moses yarazamo ibintu yanditse kuri Twitter no kuri Instagram. Ibintu yanditse turi mu gihe cyo kwibuka, avuga uko se yafunzwe, uko yagiye kumusura bakamukubita inkoni, ibintu byinshi cyane. Ibyo amagambo na ise yahise ahakana, avuga ko gufungwa amezi 4 muri 99 bitagira ikintu bihungabanya, ko ari ibisanzwe. Ariko Moses we yabyanditse avuga ko bafunze se afite imyaka 6. Abantu benshi bari biteze ko n'icyo gishobora kuba cyaza mu byaregwa, ariko ubundi icyo ntago ari icyaha. Kuvuga ko udakunda umuntu cyangwa se udakunda system runaka, ntago byakora icyaha. Ariko kuri dosiye nabyo biba bifite icyo bisobanuye, nabyo byaje kusa naho bivugwaho, baje kubikomozaho kuri icyo ngicyo yaruvuze. Mu mpamvu zo kwiregura, wenda turi buhagere, mu mpamvu zo kwiregura avuga ko yakurikiranwa ari hanze nahabwa iminsi 30 y'agateganyo. Kimwe mu bijyanye n'icyo ngicyo yaruvuze nuko yavuze ko hari akazi kuba designer akora hano hanze gafasha abantu, ariko noneho bavugamo yuko ubushinjacyaha bita buvugamo yuko ahubwo akoze kubahereza amakuru yuko hari ibindi byaha yaba yarakoze bijyanye n'ako kazi,
ariho wari ushatse kubihuriza n'icyo abantu bakekaga yakabaye kuba akurikiranweho ariko yego urakoze Dani, reka tubanze dusohoze ubutumwa bw'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali muri iki gihe cy'imvura nyinshi n'ibiza uratumikira uragira abantu inama. Hari ibintu 10 kambisoma uko byanditse dukesha Emma Claudine Ntirenganya umuvugizi w'umujyi wa Kigali, ibintu 10 dusabwa gukora muri ibi bihe by'imvura nyinshi: gukomeza gusibura imiyoboro y'amazi. Icya kabiri, kugumana abana ku ishuri kugeza imvura ihitutse. Icya gatatu, gushyiraho abantu bakuru bashinzwe kwambutsa abana ku biraro. Icya gatatu, gushyira ibimenyetso n'uburinzi ku biraro bishaje. Icya gatanu, kwirinda kwambuka imigezi na za ruhurura n'ahandi hose hari umuvu w'amazi menshi. Nihanganishe umusaza witwa Bushahiro Emmanuel uherutse kugwa muri ruhurura, ariko ntago byari kubera imvura. Yari umusaza wari uturiye ruhurura, umurenge uramukodeshereza, hanyuma batangiye kumwubakira, aza kureba uko shanti iri kugenda, yegeranya udukwi twari duhari, hanyuma mu kuduhambira umugozi uracika, yikubita muri ruhurura ahita apfa. Uwo ni uwo mu mudugudu w'Ubumanzi mu kagari ka Rugenge mu murenge wa Muhima. Ubwo ni ukumwihanganisha, yari inshuti yanjye kuko yabaye n'umuskuti, yajyaga ampa n'amakuru. Numvise ibyo kugwa muri ruhurura numva mita mbyibuka. Ngeze ku cya gatanu. Icya gatandatu, kwirinda kugama munsi y'ibiti no munsi y'ibiraro. Icya karindwi, kwirinda gukoresha telefone, gucana televiziyo na radiyo mu mvura. Iki kintu abantu bacyumve. Icya munani, gukomeza kwimuka ahashyira ubuzima mu kaga. Icya cyenda, gukomeza kwirinda kubaka nta ruhushya. Ubuze iki giki n'imvura bihuriye he? Amusore umujyi wa Kigali rwose kubaka nta ruhushya. I'm very sorry. Icya cyenda kirasekeje, ariko abahanga baba babyemeje kwirinda kubaka nta ruhushya. Hanyuma icya 10, gukomeza gukurikiza n'andi mabwiriza yose duhabwa n'inzego zibishinzwe. Niba ugize ikibazo, hamagara umurongo w'umujyi wa Kigali utishyurwa 32 60. Agakora kakabazanye. Hanyuma Meteo Rwanda yatangaje ko hakiri imvura kandi ishobora kuba nyinshi muri iyi minsi. Turasaba abatuye umujyi wa Kigali gukomeza gusibura imiyoboro y'amazi mu midugudu iwacu, kugumana abana ku ishuri. Igihe imvura iri kugwa, mwarimu, maîtresse, messieurs, wirekura abana. Gushyiraho abantu bakuru ni bya bindi byinshi nari maze kuvuga. Ndumva ari ibyo. Ubutumwa ni ubw'umujyi wa Kigali. Kadukomeze. Zigama ni muri Erenite Iterambere Fund, kanda akanyenyeri 589 urwego ukurikiza amabwiriza y'amafaranga yose usagura. Byo gerageza nibura mu kwezi ubone 2 ushyire kuri Erenite Iterambere Fund. Komeza. Urubanza Moses rero atangiye kwisobanura. Baravuga ububure 13, akavuga we amagarama 2 ariyo yakuye muri Kenya, ariko we baza kumufata yatanze amagarama 2. Bagiye no kubijyanye no gusaka uko byagenze, uko bagiye gusaka iwe mu rugo. Raporo yo gusaka bayivuzeho, bavuze ko atigeze ayibona, ariko ubushinjacyaha buvuga yuko bayimweretse nyine muri raporo irimo. Baravuga ati bashobora kuba ahubwo batasomye neza urubanza ngo baze mu rukiko biteguye. Icya kabiri, Moses umwunganizi we akavuga ko ajya mu ifatwa rye nta mandadare yari hari. Bavuze bate? Bavuze ko nta mandadare bagiyeyo bahita baterura. Yego, bahita baterura. Ikindi ndetse nta mpapuro zitabwa muri yombi. Ndetse anavuga yuko abatangabuhamya bavuze aribo baturage, ariko nta mutangabuhamya waje mu rukiko. Umuntu utuye igikondo, ibyo aribyo duhora tuvuganye, bizahora bigaruka mu manza. Umuntu watanze ubuhamya niba atuye igikondo, niwo Moses atuye. Urubanza rukaba rukubera Kicukiro, hagati kuva igikondo ujya Kicukiro ni bisi itarenza 300. Ni gute ari kuburana n'impapuro zivugamo abatangabuhamya, kandi abatangabuhamya bari mu gihugu, ntawe uri mu bitaro, ntawe ufunzwe,
nta wahunze Yego. barahari babazanye. Ubwo rero ni nko kuvuga ngo umucamanza ashize mu bushishozi yakabaye ahamagaza abo bantu aho kugira ngo aburane ashinjwa n'inyandiko kandi ibiri muri izo nyandiko ababivuze bahari. Twagiye. Ndetse twibutse abantu yuko yarakurikiranywe. Abo nabafana mba ndi gusuhuza. Twibutse abantu yuko Moses yarakurikiranyweho, tugaruka ku cya kindi waruvuze abantu bari biteze yakabaye kuba akurikiranyweho. Ariko yarakurikiranyweho icyaha cyo gutunda, ubwo ni ukwinjiza, kubika no gukoresha ibiyobyabwenge. Gutunda, kubika, kwinjiza no kunywa ibiyobyabwenge. Ni nkaho bafataga nkaho yakabaye arumura aranguza. Distributeur w'urumogi mu gihugu. Ariko we akavuga yuko ubushinjacyaha bwamushinjaga yuko yinjiza kandi bitemewe. We avuga yuko yabikoraga mu buryo bwo kugira ngo yifashe gute? Yifashe mu biharimo, mu burwayi, ariko atabyinjizaga mu buryo bwo kugira ngo agurishe. Ariko ubwo burwayi ntabwo yigeze yerekana impapuro za muganga zimumwemerera kunywa urumogi nk'umuti. Yavuze yuko yari afite randevu na muganga muri Amerika, ariko akemera yuko abikoresha ariko atabigurisha, nyine mu buryo bw'uko bavugaga ngo aratunda. Ariho nayo nkubwiye ngo akurikiranyweho gutunda, kubika no kunywa ibiyobyabwenge. Ariko mu kwisobanura kwe yasabaga ko bamurekura akajya gukomeza kwivuza hanze. Bamubwiye ngo iki? Bamubwiye yuko na hano mu Rwanda hari no mu magereza ndetse no mu Rwanda muri rusange hari abaganga b'abaprofesiyoneri babifitiye ubushobozi, bugasanga atari impamvu yuko yakurikiranwa ari hanze, ahubwo ngo gukurikiranwa afunze ari byo byiza byanamufasha ndetse bikanorohereza n'ubushinjacyaha kugira ngo urubanza rugende neza. Yego. Hari ikindi ubushinjacyaha bukavuga yuko nubwo arimo gusaba gukurikiranwa ari hanze, ariko bo bakavuga yuko ubushinjacyaha bukavuga yuko budasanga ari impamvu nziza, kubera ko si n'ubwa mbere, atari ko yaba ari ubwa mbere akurikiranywe kuri iki cyaha cy'ibiyobyabwenge, yakabaye wenda bamworohereza, ariko si ubwa mbere. Ubushinjacyaha bwakekaga iki kuki bumva ko bugomba kumugumana? Bwavuze yuko bavuga ko agiye byahungabanya iki? Avuga yuko barakeka ko ashobora kuba yabacuruza. Amurekuye, arekuwe yajya gukomeza ndetse gukomeza kurusakaza muri rusange, rikomeze adasibanganya ibimenyetso cyangwa akabangamira abatangabuhamya. Dani, icyanyuma mu ngingo zisoza mu rubanza bavuze yuko muri ibyo byose ari umurwayi wo mu mutwe. Nabyo byagaragaye mu rukiko, bavuga yuko mu rwego kugira ngo berekane ko yakagombye kuba akurikiranwa ari hanze, umwunganizi we yavuze yuko ngo umukiriya wari umurwayi wo mu mutwe, ariko noneho ubushinjacyaha buravuga ati cyaba ari ikibazo niba urukiko ruri gukurikirana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Kandi urabizi ko tureka gutinda, dutegereze ko twabona Meya wa Nyanza Erasme Ntazinda. Nubwo mu mategeko atari ko biba biteganyijwe, wangira umucamanza nubwo ntiza amategeko, nari kubanza nkamubaza ngo mu bavoka bari mu Rwanda wabuzemo waza kukunganira, kugira ngo urumva resultat z'uru rubanza rwaburanywe n'umuntu utazi context y'u Rwanda, umwunganizi w'umu-Nigeria, hanyuma rusemurwa n'umutraducteur mushikiwe utari professionnel. Ibyo byanze bikunze twitege ibishobora kuzitirirwa cyangwa kugira inyiti itariyo, kubera ko ari umwunganizi n'umusemuzi we bose nta bunyamwuga twakwizera. Ariko umwunganizi ni umunyamwuga, ariko muri context ya Nigeria ntazi ibyaha, noneho n'umusemurira nawe ntazi yifashishije sinawe wari kubikora, ariko bavuze ko yifashishije. Ibyo byose abantu bakwitega ko hashobora kuzagira icyo
icyo abantu banenga mu migendekere cyangwa se mwavoka akazavuga ati nari navuze iki, umusemuzi avuga iki, ibyo byose reka tubitege amaso. Ubu rero reka dukomeze turyamire amajanja dutegereze ko batwereka Meya Ntazinda Erasme. Tumaze umwanya nabonye abantu b'Inyanza abanyamiyaga baje gutegereza urubanza, n'ubu barahari, n'abanyamakuru bari bahari benshi, nubwo bamwe batangiye kugenda bacika intege, ariko ndabizi neza ko aho abonekera tuza kumubona tugakurikirana urubanza rwe. Hari utundi tuntu tubiri dusoza, turagira ngo dukosoreho akantu gatoya, ngo umwunganizi we ni uwo muri Kameruni ntabwo ari uwo muri Nigeria, ni umukameruni. Ikindi biregeranye ruzasomwa ku itariki 9 z'ukwa gatanu saa 8 nibwo bavuze ruzasomwa. 9 z'ukwa gatanu, uyu munsi ni 6, turi kwa kabiri tariki 6, mu minsi 3 ruzaba rusomwe. Ubwo rero reka twitege ibizava muri uru rubanza rwitabiriwe n'abantu benshi. Dore uriya mubyeyi niwe waturutse Nyanza za Nyamiyaga, inshuti y'amayaga. Donc hari abantu benshi baje bategereje urubanza rwa Meya wa Nyanza, wahoze ari Meya wa Nyanza Erasme Ntazinda. Nkuko nongere mbisubiremo, rurimo udushya twinshi. Cyambere kuba tugeze saa 6 tutaramubona, icya kabiri kuba buranira Kicukiro yari Meya wa Nyanza, icya gatatu kuba tutaramenya ibiri muri dosiye ye. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu twiteze ko tuza kubona ibisubizo, byanze bikunze turamenya. Ibyo dutekereza nuko ushobora gusanga hari ibindi byaha yakoreye muri kano karere kuko yarahatuye, ariko abatekereza ko byaba bifitanye isano n'imiyoborere ye, byakabaye ari imiyoborere, byakabaye bibera Nyanza n'abaturage be bakitabira urubanza. Ibyo nabyo ni ubudasa. Umuntu wayoboye akarere imyaka 7 ariho avuka, na Sahari n'umugore ariho avuka, ariko akajya kuburanira mu mujyi wa Kigali. Katubitega amaso. Mwakoze cyane. Wakoze kandi. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers.